Ni igihugu cyari kimaze kumenyekana cyane mu karere kose no ku isi hose. Nicyo cyari kinini mu byo byari bituranye, gifite inyanja yakoraga mu majyepfo yacyo. Abantu benshi bavugaga ko ari igihugu cyateye imbere, gifite umutekano, gifite imihanda myiza, ndetse n'abayobozi bacyo bakavuga ko abaturage babayeho neza. Iyo wafunguraga radiyo cyangwa ukareba televiziyo, wumvaga bavuga ko ari igihugu cyiza cyo kubamo, kikaba igihugu gifite icyerekezo cyiza cy'ahazaza. Perezida w'icyo gihugu yari umuntu wubahwa cyane, akaba ariwe muperezida wari ukoze mu bandi bo ku mugabane wose. Yagaragaraga nk'umuntu uzi kuvuga neza, uzi gusobanura ibintu, kandi akagira impuhwe. Iyo yajyaga mu mahanga yakirwaga neza cyane. Abakuru b'ibihugu bamwakiraga mu cyubahiro, bakamushima, bavuga ko igihugu cyari urugero rwiza ku bindi. Abanyamakuru bamwandikagaho inkuru nziza, bavuga ko ari umuyobozi ukunda abaturage. Mu gihugu imbere naho byari uko. Abantu benshi bamufataga nk'umubyeyi ubitayeho. Iyo yavugaga, abantu baramwumvaga bakamukomera amashyi. Yari yarubatse amashuri menshi, amavuriro, ndetse n'imihanda myiza ihuza imijyi itandukanye. Iyo wageraga mu murwa mukuru, wabonaga inyubako ndende, imodoka nziza, abantu bambaye neza, ubuzima bugenda neza. Ariko nubwo ibyo byose byagaragaraga, hari ahandi hantu hatavugwaga cyane, kandi ibintu byabo byari bikomeje kugenda bizamba. Hari uduce two mu byaro bya kure cyane, aho imihanda yari mibi nta kaburimbo, amazi meza kandi ahagije yarabaye ikibazo gikomeye, ubuzima butandukanye cyane n'ubwo mu mujyi. Muri utwo duce, abantu babaga mu bukene bukabije. Hari aho wasangaga umuryango urya rimwe mu minsi ibiri, kandi nabwo abawugize ntibahage, abana bagataha bavuye ku ishuri bafite inzara, bamwe bakabura n'amahirwe yo kujya kwiga. Muri kamwe muri utwo duce, hari harimo agace kamwe kari kure cyane ku buryo kugira ngo umuntu ave ku muhanda munini agereho byasabaga amasaha menshi agenda n'amaguru. Iyo imvura yagwaga, inzira n'imihanda mito y'igitaka byacikagamo inkangu, inzira zigasenyuka, zikaba ibyondo, imodoka ntizibe zabasha no kuhagera. Abaturage baho bari basanzwe bamenyera ubuzima bugoye, ariko ntibyari byoroshye. Muri ako gace niho habaga umwana witwaga Marive. Yari umwana muto wigaga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza. Yabaga mu muryango ukennye cyane. Se atarapfa, yakoraga akazi k'ubuhinzi ku bandi bantu. Nyina we yacuruzaga imboga ku isoko rito naryo ryari riri kure. Marive n'abavandimwe bakundaga kuryama batariye neza, rimwe na rimwe bagasangira igikoma gike, ubundi bakihangana. Ishuri Marive yigagaho ryari rito cyane. Ryari rifite ibyumba bike by'amashuri, abana benshi bakicara ku ntebe imwe bahekeranye, babyigana ari nka 5, byarimba bamwe bakicara hasi. Iyo izuba ryakaga cyane, mu ishuri hashyuhaga bikabije. Iyo imvura yagwaga, amazi yinjiraga mu byumba by'amashuri aciye mu bisenge byari bisakaye nabi kandi bishaje, abana bagahagarara ku ruhande bategereje ko imvura igabanuka ngo bongere kwicara. Marive yakundaga kwiga nubwo ubuzima bwe bwari bugoye. Yari umwana ukunda kubaza ibibazo. Iyo umwarimu yabaga yigisha, Marive yazamuraga ukuboko akabaza ati, ariko se guki ibi byose bikomeza kubaho gutya? Abandi bana baramusekaga, ariko bagakomeza gushaka kumenya impamvu. Umunsi umwe umwarimu yababwiye inkuru ku gihugu cyabo. Yababwiye ko igihugu cyateye imbere, uko gifite ibikorwa byinshi byiza, nuko abayobozi bacyitaho. Abana bose barishimye, bamwe baravuga bati natwe tuzaba bakire, natwe tuzajya mu mujyi. Ariko Marive we yaracecetse. Yari ari kwibaza mu mutima we ati, niba igihugu cyacu cyarateye imbere, kuki iwacu tutabibona? Si ikibazo yabajije uwo munsi, ariko cyari cyaramaze kwinjira mu mutima we. Hashize iminsi mike, inkuru ikomeye yasakaye mu gace Marive yari atuyemo. Abayobozi b'umurenge n'akarere baje gutangaza ko perezida ubwo azaza gusura ako gace. Abaturage bose baratunguwe cyane. Ntibyari bisanzwe ko perezida ajya hano hameze nk'aho, kuko hari mu cyaro kibi kidafite ibikorwa remezo na bike. Ubwo abantu batangiye kwitegura vuba. Imihanda yatangiye gutunganywa uko bishoboka. Ahari ibyo byarasibwe, abaturage basabwa gusukura ingo zabo. Abana bo ku ishuri batojwe uko bazahagarara, uko bazaririmba indirimbo zo kwakira perezida, n'uko bazitwara neza mu gihe azabaganiriza abaturage. Abayobozi b'ishuri bahamagaye abana bake batoranyijwe neza, bavuga ko aribo bazahabwa amahirwe yo kuvuga amagambo yo kwakira perezida. Abo bana barabigishije, bababwira amagambo bagomba kuvuga, nta kindi bagomba kongeraho. Marive ntiyari muri abo bana, nta n'uwigeze atekereza ko ashobora kubona umwanya wo kuvuga, ariko we ntiyarahangayikishijwe no kuvuga. Icyari kimurimo cyane ni cya kibazo cyari kimaze iminsi kimuzenguruka mu mutwe. Ku munsi perezida agombaga kuza, abaturage bose barazindutse. Bari bambaye neza uko bishoboka, bana baririmba, abandi bategereje ku muhanda. Abasirikare n'abapolisi bari benshi barinze umutekano. Marive nawe yari yaje ahagaze mu bandi bana bagenzi be. Yarebaga imodoka nziza ziza, akabona abantu bakomeye bazirimo. Yari atarabona perezida imbona nkubone. Mu mutima we cya kibazo cyari kiri kuzamuka kurushaho, agakomeza kwibaza ati, niba igihugu cyacu ari cyiza nk'uko babivuga, kuki iwacu ari habi? Yarebagaho perezida ari buhagarare, akibaza niba hari ukuntu yabona amahirwe yo kukimubaza. Ntiyarazi uko biza kugenda cyangwa niba ari buze kubona amahirwe, ariko yari afite ikintu kimwe gikomeye mu mutima we cyo gushaka kumenya ukuri. Kuri uwo munsi wari utegerejwe na benshi, izuba hari ryari ryabimenye naryo rirasakare cyane. Abantu bari bazindutse mbere y'uko bucya neza, bashaka kuba bahagaze ku myanya y'imbere.
Mbere yo kuva mu rugo, Marive nawe wari uzindutse, nyina aramubwiye ati uyu munsi ni umunsi ukomeye, witware neza ntusakuze. Yarabyemeye, ariko mu mutima we hari ikintu cyari gikomeje kumutera kudatuza. Yari azi ko uwo munsi utari kuba nk'indi minsi yose, wari umunsi yari kwiboneraho perezida n'amaso ye, umuntu yari yarumviseho kenshi ariko atarigeze amubona amaso ku maso. Yambaye ishati yari ishaje ariko isukuye neza n'ikabutura ngufi. Inkweto ntiyari azifite nk'uko byari bisanzwe, ariko uwo munsi yari yazitiye umwana baturanye, amuhiza ishaje atambaraga. Abana bose bo ku ishuri rero bari bahuriye hamwe. Mwarimu wabo yari yarabwiwe uko bagomba kwitwara ati ntihazagire uvuga atabiherewe uburenganzira. Muzaririmbe neza, mukomere perezida amashyi, mwerekane ko turi abanyeshuri beza. Abana bamwe barabyemeye, ariko bamwe nka Marive bari bafite ibindi bibazo mu mutima, babyemera batabyemeye. Aho perezida agombaga kwicara bari bahateguye neza cyane. Hari hubatswe urubuga ruto, hashyizwe intebe nziza y'icyubahiro. Aho niho perezida agombaga kwicara, iruhande rwe haragenewe abayobozi, abasirikare n'abandi bashyitsi bakomeye. Abaturage bari benshi cyane, bamwe bari bahagaze kure, abandi begera aho perezida ari bwicare. Abasirikare bari bahari ari benshi, barinze umutekano impande zose, nta muntu wemerewe kwegera cyane ku rubuga perezida ari bwicareho. Mu masaha ya 3 z'igitondo, imodoka nini kurushaho zatangiye kuza. Zari imodoka nziza cyane zifite ibirahuri byijimye. Abantu bose bahise bahindukira barareba, maze batangira kuvuga bishimye, basakuza cyane bavuga bati perezida araje. Abana batangiye kuririmba indirimbo bari baratojwe, abandi nabo bakoma amashyi. Hari ibyishimo byinshi, abantu bishimiye kubona umuyobozi wabo. Imodoka ya perezida ubwo yari yahageze. Abasirikare bamanutse mbere bareba ko ibintu byose byifashe neza, hanyuma perezida nawe arasohoka. Yari yambaye neza cyane nk'uko byari bisanzwe. Yaramwenyuye, areba abaturage, arabapepera, abantu barushaho gukoma amashyi. Yaragiye yicara ku ntebe y'icyubahiro yari yamuteguriwe, abandi bayobozi bicara iruhande rwe, igikorwa kiratangira. Umuyobozi w'akarere yafashe ijambo atangira kuvuga amagambo menshi ashimira perezida, avuga ko abaturage bameze neza, uko bateye imbere n'uko bashimira ubuyobozi bwiza buriho. Marive we yari mu bandi banyeshuri, ariko ntiyari yibanze kuri ayo magambo. Yari ari kwitegereza perezida gusa. Yibazaga mu mutima we ati buryo niyo bavuga ku maradiyo, nkamubona ku mateleviziyo, mu isantere no muri za taci z'abantu duturanye. Yamwitegereje cyane, amubonamo umuntu nk'abandi, nubwo yari yambaye neza kandi yicaye ku ntebe idasanzwe. Ubundi we yatekerezaga ko aba ari umuntu udasa nk'abandi, atavuga nk'abandi, mbese no kumureba biteye ubwoba. Ibyo yabonaga muri televiziyo no muri taci ntabwo yarabyitayeho. Yibwiraga ko nyine amaso ku maso ho biba bikanganye. Kumubona atyo byaramushimishije, bimufungura umutima, ahubwo asigarana ikibazo cy'ukuntu nawe yari bumuvugishe. Ubwo meya yarakomeje kuvuga ijambo rye, ashimira ubuyobozi kandi avuga ukuntu akarere gatera imbere umunsi ku wundi, uko umuturage wese yateye imbere kugera no mu byaro bya kure. Marive w'umujinya watangiye kuzamuka yumva ko ari kubeshya, yumva ahubwo yasaba ijambo akamunyomoza, ariko yibuka ko bamubujije kuvuga atabiherewe uburenganzira. Hakurikiyeho guha umwanya abana bari baratoranyijwe, bakaza kuvuga amagambo bari barigishijwe yo kwakira umukuru w'igihugu. Umwana umwe yaraje aravuga ati turashimira cyane nyakubahwa perezida wacu wadusuye, turishimye cyane. Yabivugaga neza cyane nk'uko yari yarabitojwe. Abantu bagiyeho bamukomera amashyi karahava. Undi mwana nawe yafashe mikoro aravuga, undi nawe aravuga, bose bavuga ibintu bisa, amagambo meza, nta kibazo na kimwe babajije. Marive yarabarebaga akumva ibyo bavuga, ariko mu mutima we akumva hari ikiri kubura. Yaribazaga ati kuki nta muntu uri kuvuga uko tubayeho mu by'ukuri. Mu gihe igikorwa cyari gikomeje, habaye impinduka. Umwe mu bayobozi yaravuze ati ese hari undi mwana ushaka kuvuga? Byari nko gushaka gushimisha perezida ngo bagaragaze ko abana bafite ubwisanzure kandi ko biga neza. Abana benshi bahise baca bugufi, bamwe bagira ubwoba, batangira kubira ibyo batekereza ko wenda babatomboza, bakaba aribo bavuga ngo bavuge. Nta n'umwe wese azamura ukuboko, ubwoba bwari bwinshi cyane mu mitima yabo. Marive yumvise ayo magambo bari bavuze, umutima utangira gutera cyane. Yaribajije ati ese yasa amahirwe nari ntegereje? Yarebye hirya no hino, abona abandi bana bose bacecetse bafite ubwoba, nta n'umwe wazamuye ukuboko. Mwarimu wabo nawe yarafite ubwoba, adashaka ko hagira umwana n'umwe uvuga ngo maze asabye ikigo cyose. Nubwo byari bimeze bityo, cya kibazo cyari kimaze iminsi cy'umurimo cyamusunikiye kuvuga. Yumvise ijwi mu mutima rimubwira riti nutavuga ikibazo cyawe uyu munsi ngo abantu bazi ubwenge bakigusubize, perezida akigusubize, uzakibaza nde? Kandi se uzakibaza ryari? Kuko n'ubundi nta bwoba yari yagiriye perezida, uretse kubona ari umugabo mwiza witonda kandi bigaragara ko yicisha bugufi. Yazamuye ukuboko buhoro buhoro. Mu ntangiriro nta muntu wabibonye ko ari kugerageza kuzamura ukuboko. Noneho yarongera kuzamura hejuru cyane, ariko kuzamura buhoro buhoro kutavaho kure. Umwe mu bayobozi yahise amubona atangara gato. Yabanje kumwitegereza, abona ari umwana usanzwe utari mu batoranyijwe. Yarabajije ati uwo mwana se arashaka kuvuga? Abantu bamwe bahise bahindukira bareba aho Marive yari ari. Mwarimu yagize ubwoba, aribaza ati uyu mwana ashaka kuvuga iki koko? Ariko ntawe ari kubasha kumuhagarika. Umuyobozi niwe wari usabye ko undi mwana waba ufite icyo ashaka kuvuga kivuga.
Umuyobozi yaramwenyuye aravuga ati ngwino hano, ngwino imbere nawe uvuge. Marive yumvise bamuhamagara umutima utera cyane, yatangiye kugenda buhoro ajya imbere. Abantu bose baramurebaga, ab'iwabo w'umutima urakuka batangira guhumeka insiga n'ibibaza icyo yari agiye kuvuga. Nta n'uwari gutinyuka kuvuga kuko hafi buri muturage yari ahagararanye n'umusirikare, umupolisi cyangwa undi ushinzwe umutekano. Yageze hafi y'urubuga, umwe mu basirikare amuha inzira, aramureba asa n'utazi neza niba ibyo ari kubona ari ukuri koko, kuko umwana yari yambaye agashati kadoze ku rutugu, inkweto zishaje n'ikabutura ngufi yamutaye. Marive yuriye ku rubuga ahagarara imbere ya perezida nta bwoba na buke, yishimye amwenyura. Perezida yaramurebye amwenyura gato asa nk'ushaka kumutera akanyabugabo ngo amushyiremo icyizere nawe avuga adafite ubwoba. Bamuhaye mikoro gusa akifata intoki ze ziranyeganyega, ariko ntiyasubiye inyuma ahubwo yarebye perezida mu maso. Yari ahagaze ku rubuga imbere y'abantu benshi cyane, ntiyari yarigeze abona abantu benshi nk'abo ngabo bamurebera icyarimwe. Hari abasirikare, abayobozi, abanyamakuru n'abaturage bari buzuye aho hose, bose bari bari kumureba. Yagiye kuvuga yumva agize ubwoba bwinshi, amaboko yakomeje kunyeganyega, umutima utera cyane. Perezida we akomeza kumumwenyurira ashaka kumumara ubwoba. Marive ari kwimva nk'aho amagambo agiye gusohora ataramusohokamo neza. Aho yari ahagaze yabonaga ko abantu ari benshi, ariko ukuntu bose bari bacecetse bamuhanze amaso, kubyakira ako kanya nibyo byamugoye. Ubwoba bwakomeje kuba bwinshi, yibuka ubuzima yari abayemo, yibutse uko baryamaga batariye, bakararira igikoma gike rimwe na rimwe, yibuka uko bajyaga kuvoma amazi kure cyane, nuko yicaraga hasi ku ishuri, imvura yagwa ikinjira mu byumba by'ishuri, n'ibindi bibazo byose yahuraga nabyo. Yiyemeza kuvuga noneho. Yahumitse cyane, yitsa umutima, atuza gato, amara umwanya acecetse, abantu bose bacecetse bategereje icyo agiye kuvuga, kuko nubwo babonaga ko afite ubwoba, nanone babonaga akomeje afite gahunda yo kuvuga ikintu gikomeye. Yegereje mikoro ku munwa, yikuramo ubwoba mo gake, maze atangira kuvuga mu ijwi ritariko ryumvikana ati muraho nyakubahwa perezida. Abantu bose baramwumvise baratangara cyane, batangira kunyeganyega. Perezida aramwitegereje aramwenyura, amwereka ko amwumva. Marive yarakomeje ati njye nitwa Marive, niga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza. Abantu bamwe batangiye kumwenyura, bumva ari umwana ugiye kuvuga ibintu bisanzwe nk'abandi, ariko ntiyatinze kubereka ko bibeshye. Yahise akomeza ijwi rye rirushaho gukomera gato, aravuga ati twabwiye ko igihugu cyacu cyateye imbere kandi ko tubayeho neza. Abantu bamwe bahise bacika intege gato, batangira kumva ko atari amagambo basanzwe bamenyereye. Yarakomeje ati ariko iwacu siko bimeze. Abantu benshi cyane bifashe mu maso baterwa ubwoba n'ayo magambo. Abayobozi bamwe bahiye ubwoba bararebana, bamera nk'abakubiswe n'inkuba kubera gutangazwa n'ibyo bari bumvise. Marive ntiyarekeye aho kuvuga, yarebye perezida mu maso arakomeza ati iwacu abana baryama batariye, amazi tuyavoma kure cyane, ku ishuri twicara hasi, kandi imvura iguye turahagarara kuko amazi yinjira mu ishuri. Muri ako kanya abantu bose bari batuje, nta muntu wavugaga, nta n'uwakomaga amashyi. Abasirikare bari bahagaze bagumye uko bari, ariko bamwe mu bayobozi batangira kugaragaza impungenge. Umwe muri bo yegereye undi aramwongorera ati uyu mwana ari kuvuga ibiki, uri kumva amagambo ye? Nawe washoboraga kumuhagarika, ijambo yari yarihawe, kuba bamukumira byari byatinze. Marive yarakomeje, none ijwi rye rishyira hejuru gato ritarimo ubwoba nk'ubwa mbere ati nyakubahwa perezida. Yafashe akanya gatareba hirya no hino, abona abantu bose bamureba, aramubwira ati iyi myenda nambaye irashaje, namwe murabibona, kandi iwacu mba mbona ntako waba atagize. Mama rwose arakora, izi nkweto nubwo zishaje nazo nizo natiye. Yarongeye areba abantu, abona ubwoba bari bafite bwabarenze, abandi batangiye kugira agahinda. Hanyuma abaza ikibazo cyari kimaze iminsi kimurimo ati ese iyo bavuga ko igihugu cyacu cyateye imbere, baba bavuga iki niba twe iwacu no muri aka gace tutabibona? Ako kanya ibintu byabaye nko guhagarika igihe n'amasaha. Perezida nawe yikanzemo, umwana abona atari kubyumva neza ahari, arongera ati nyakubahwa perezida, niba igihugu cyacu bivugwa ko gikize kandi ko kimeze neza, kuki iwacu abana baryama batariye, tukabura amazi meza, kandi tukiga twicaye hasi? Kuki iryo terambere twe tutaribona? Kuki ubwo bukire ntabwo tubona? Noneho abantu bose bacecetse burundu, umuyaga bari wumvikana mu matwi yabo gusa. Ntawe ukomaga amashyi, nta n'uwigeze aseka. Abantu bamwe barebye hasi, abandi bareba perezida, ariko bari bari guhinda umushyitsi. Abayobozi bamwe bahise bahaguruka buhoro buhoro, uwari ufite ijambo ashaka guhagarika ibyo Marive yavugaga. Uwo mumeya yegereye aho Marive yari ari, asa n'ushaka kumwambura mikoro, ariko perezida azamura ukuboko gataramubuza. Perezida akomeje kureba Marive amwitegereza cyane. Marive nawe ntiyarebye hasi, yakomeje kureba perezida mu maso nk'umuntu ushaka igisubizo cy'ukuri. Abantu benshi bari bamaze gutangira kwibaza bati ese perezida arasubiza iki? Hashize akanya gato nta jambo rivuzwe. Perezida afashe mikoro ye asa n'ushaka kuvuga, ariko ntiyavuga. Yarebye abari iruhande rwe, areba abaturage,
hanyuma yongera kureba Marive. Mu maso he byagaragaraga ko atari yiteguye icyo kibazo. Yagerageje kuvuga ati, umwana Marive, ikibazo ubajije ni cyiza. Yarongera arekeraho, ntiyagira irindi jambo avuga. Amagambo niyo yahise aza ako kanya gakomeza amuvugishe. Abantu batangiye kurebana, bamwe batungurwa no kubona perezida atabashije gusubiza ako kanya. Abanyamakuru bamwe bahise bongera imbaraga mu gufata amashusho cyane, kuko hari ikintu gikomeye cyari kibaye. Marive yakomeje guhagarara ahategereje, nta kintu na kimwe yavugaga, yarategereje igisubizo. Perezida yongeye kugerageza kumusubiza, aramubwira ati, turabizi ko hari ibibazo bimwe na bimwe kandi nicyo cyatumye tuza, twaje kubyumva. Yavuze atyo arongera aratuza. Mu bayobozi bari aho, bamwe batangiye kugaragaza ko batishimiye ibiri kuba. Undi yongeye kugerageza kwegera Marive ashaka kumujyana, ariko abaturage bamwe batangira kuvuga buhoro buhoro bati, mureke avuge, avuze ukuri. Ijwi ry'abaturage ryari ritangiye kuzamuka nubwo batavugaga cyane. Perezida yarabyumvise areka gukomeza kwicara, arahaguruka areba abayobozi bashaka guhagarika Marive, arabihanangiriza ati, abantu bashaka gutuma uyu mwana atumva igisubizo cye ndabahana nimwongera kumwegera. Yarongera areba Marive aramubwira ati, urakoze kubaza icyo kibazo, ariko nabwo ntiyahise atanga igisubizo. Yahise yicara gato asa n'utekereza cyane. Abantu bose bari bategereje kumva icyo agiye kuvuga, ariko icyo gihe nta gisubizo cyahise kiboneka. Uwo munsi wari uhindutse undi, wari ugenze uko utari witezwe. Ikibazo cy'umwana muto cyari gihinduye ibintu byose, kandi icyo kibazo nta muntu wari ugifite igisubizo cyoroshye. Abantu benshi bari aho batakiri kuvuga, byari nk'aho buri muntu ari gutekereza ku byo yumvise. Perezida yarakicaye ku ntebe yacecetse, yasaga n'uri gutekereza cyane. Nta n'umwe wari uzi neza icyo atekereza, ariko byagaragaraga ko icyo kibazo cyamukoze ku mutima. Hashize akanya gato kuko perezida yarakomeje guceceka, umwe mu bayobozi bo hejuru yahise afata mikoro vuba atangira kuvuga ati, turashimira cyane uyu mwana Marive, ariko igihe kirageze ngo dukomeze gahunda nk'uko yari iteganyijwe. Yavugaga yihuta nk'ushaka guhindura ikiganiro. Abantu bamwe barabibonye ko ari uguhunga ikibazo. Marive yahise yamburwa mikoro buhoro, bamusaba kumanuka. Nta muntu wamukubise ngo amugirire nabi cyangwa ngo amurebe nabi ku mugaragaro, ariko uburyo bamukuraga imbere bwagaragazaga ko batishimiye ibyo yari avuze. Yamanutse ku rubuga asubira mu bandi bana. Mwarimu we yaramwegereye mu ijwi rito aramubwira ati, Marive, ibyo ukoze si byo, nawe uri wagutumye kuvuga biriya bintu. Marive ntiyamusubije, akomeje guceceka. Mu mutima niyumvishaga ko yakoze nabi. Yaravuze ibyo yabonaga buri munsi kandi byari bimubangamiye. Igikorwa cyarakomeje, ariko si nk'uko cyari giteganyijwe. Indirimbo zararirimbwe, amagambo aravugwa, ariko abantu benshi ntibari bagifite ibyishimo bya mbere. Perezida nawe yaje kuvuga ijambo rye, ariko amagambo ye ntiyari ameze nk'ayo yari yateguye, ndetse ntiyari amagambo asanzwe. Yavuze ku iterambere, avuga ko hari aho igihugu kigeze, ariko anavuga ko hakiri ibibazo bigomba gukemurwa. Marive yarateze amatwi amureba, yaribazaga ati, ese aransubije? Ariko nta gisubizo cyari cyumvikanye neza kuri we. Igikorwa kirangiye, perezida yahise agenda. Imodoka ze zaragiye, abasirikare bakomeza kumuherekeza, abantu batangira gutaha. Ariko uwo munsi ntiwari usanzwe. Mu nzira ijya mu ngo zabo, bagendaga baganira ku byabaye. Umwe yaravugaga ati, uriya mwana yavuze ukuri nubwo batamusubije. Undi ati, ariko ibyo yavuze si ibyo kuvugira imbere y'umukuru w'igihugu. Undi nawe ati, none se kuki tutabivuga niba ari byo? Hari impaka nyinshi, bamwe bemeranya na Marive, abandi bavuga ko yakoze amakosa menshi. Marive yageze iwabo nimugoroba, asanga nyina amutegereje afite ubwoba bwinshi. Yahise amubaza ati, Marive, koko ntiwavuze biriya bintu byose? Marive yarebye hasi gato, aravuga ati, mama, wari uhari, urabizi ko ari njye. Nyina turi umwana muto, hari ibintu utagomba kuvugira aho ariho hose. Marive yikije umutima aramubaza ati, ariko se mama, si ukuri? Nyina ntiyahise asubiza. Yarebye hirya no hino nkureba niba nta muntu uri kubumva, hanyuma aravuga ati, ni ukuri, ariko si ibintu bavuga kuriya. Ayo magambo yasigaye umutima wa Marive, yibaza impamvu nyine ukuri kutavugwa. Ijoro ry'uwo munsi ryari ritandukanye n'ayandi. Mu gace kose abantu bavugaga kuri icyo kibazo. Abayobozi batangiye guhura mu ibanga bo mu murenge n'abo muri ako karere. Umwe yaravuze ati, uriya mwana ashobora gutiza ikibazo, kandi birashoboka ko hari umuntu wamutumye. Undi ati, abanyamakuru bamaze gufata amashusho, ibi bishobora gukwira hose, tumugire nabi natwe byadukoraho. Uriya mwana yamenyekanye. Mugenzi we ati, muri kuvuga ngo biraza kugera hanze kandi byamaze kuhagera, ni murebe ku mbuga nkoranyambaga. Ubu nta kindi bari gutangiza amavideo bari gushyira kuri YouTube. Imitwe y'inkuru mu binyamakuru yabaye we, kandi no ku maradiyo bari kumugarukaho. Si mu gihugu gusa, no mu mahanga biragerayo. Undi yaravuze ati, tugomba kubigenzura vuba tukagira icyo dukora. Mu gihe ibyo byose byaberaga mu bayobozi, ku rundi ruhande abanyamakuru nabo bari batangiye gukwirakwiza iyo nkuru koko. Amashusho ya Marive ari kuvuga yari yatangiye kujya hanze. Abantu benshi barayabonye, bamwe baratangara, abandi bashima ubutwari bw'uwo mwana. Mu mijyi no mu tundi duce no kugera mu mahanga, abantu batangiye kwivugisha bati, nyamara uriya mwana yavuze ukuri.
None se ibyo yavuze hari umuntu watinyuka kuvuga ko atari byo? Ikibazo cya Marive cyari gitangiye gukwira mu gihugu hose no mu bindi bihugu. Marive we ntiyari azi ko ibyo byose biri kuba. We yararyamye mu nzu yabo no atekereza ku byo yari yabonye uwo munsi. Yaribazaga ati ese koko naguze amakosa kuvuga ukuri? Ariko mu mutima we hari ijwi ryamubwiraga riti oya, ntabwo wakoze amakosa. Mu gihe yari aryamye mu murwa mukuru hari ikindi kintu kiri kuba. Perezida yari yageze iwe ariko ntiyari ameze nk'uko yari asanzwe aba ameze. Yaracecetse cyane. Yibukaga amagambo ya Marive amubaza ati ese iyo bavuga ko igihugu cyacu cyateye imbere baba bavuga iki niba twe tutabibona? Akumva umwana yabajije ikibazo atari yarigeze atekereza ko azabazwa. Yatekereje inshuro nyinshi. Uwo munsi bwa mbere mu mateka ye perezida yari yumvise ikibazo atari yarigeze yibaza uko cyakabaye, ataniteze ko azakibazwa n'umwana. Kandi icyo kibazo cyari gikomeje kumwanga mu nda no kumurya ku mutima. Ijoro ryari rigeze hagati ariko nta mahoro yari ari mu mutima we, ntiyari yigeze asinzira. Yatangaga ubwisanzure, abaturage bakavuga ibyo bashaka mu rugero runaka. Ibyo rero nibyo byari bimuhangayikishije cyane kuko iyo nkuru yari igiye gukomeza kuba inkuru. Abanyamakuru bari basakaje amajwi n'amashusho ya Marive kandi byari byafashe indi ntera, byageze kure cyane no mu bindi bihugu. Byageze kure bishoboka kugera ubwo undi muyobozi wo mu kindi gihugu w'inshuti ye yandikiye perezida amubwira ati ikibazo bakibajijwe mu rurimi rwanyu, ariko kuko cyahagaritse imitima y'abaturage nk'uko bigaragara mu mashusho, ndasobanukiwe ibyo yabazaga. Kiriya kibazo nanjye nkibajijwe rwose sinabona igisubizo, nubwo kugisubiza bishoboka kirenze kuba ikibazo. Perezida yakutse umutima ati isi yose yabimenye, none ni gute nasubiza iki kibazo? Ijoro ryari rigeze kure, abantu benshi baryamye ariko perezida we ntiyari asinziriye. Yari yicaye mu cyumba cyacecetse, amatara acanye buhoro yagabanyije urumuri rwayo. Imbere ye hari impapuro nyinshi zigaragaza raporo z'iterambere, imibare n'amakuru atandukanye y'igihugu. Yarazitegereje arazireba ariko umutima we yumva zitarimo ukuri kuko bamwerekaga ibyiza gusa. Yazirebyemo hashize akanya gato yongera gutekereza kuri cya kibazo cya Marive. Yibutse uko umwana yamurebaga mu maso nta bwoba bwinshi, nta buryarya. Agaruka ku kibazo nawe ubwo arakibaza ati ese iyo bavuga ko igihugu cyateye imbere koko baba bavuga iki mu gihe bamwe mu baturage bakigize batabibona? Perezida ubwo yahise ahaguruka buhoro agenda azenguruka icyumba. Yari umuntu wari umenyereye kuvugira imbere y'abantu benshi, gusubiza ibibazo bikomeye, ariko icyo kibazo cyari cyamunaniye. Yahamagaye umwe mu bamwongereje nijoro. Uwo mugabo ahita aza yihuta, yitwariye neza nk'uko bitwara imbere ya perezida. Perezida yaramubajije ati wabonye ibyabereye uyu munsi? Yaramusubije ati yego nyakubahwa, nabibonye. Perezida yaramurebye aramubaza ati utekereza ko uriya mwana yavuze ukuri? Uwo mugabo yabanje gutekereza gato, asa n'utinya gusubiza neza, hanyuma aravuga ati nyakubahwa, hari aho bishoboka ko hari ikibazo, ariko n'ubundi ibibazo ntibyabura, gusa muri rusange igihugu kimeze neza. Perezida ntiyanyuzwe n'ayo magambo. Yacecetse akanya gato, hanyuma aravuga ati ndashaka kubibona n'amaso yanjye. Uwo mugabo yaratangaye ati murashaka kuvuga iki nyakubahwa? Perezida ati ndashaka gusubira muri kariya gace, ariko ntibiraba nk'uko uyu munsi byagenze. Uwo mugabo yongeye gutungurwa ati none se biragenda bite? Perezida ati ndashaka kujyaho nk'umuntu usanzwe, nkareba uko abaturage babayeho mu by'ukuri. Uwo mwanzuro wari utunguranye cyane. Ntibyari bisanzwe ko perezida akora ikintu nk'icyo, ariko yari yamaze gufata icyemezo. Mu gitondo cya kare cyane, abantu benshi batarabyuka, imodoka imwe itwara imizigo kandi ishaje, zimwe ntoya za Daihatsu, yahagurutse iva mu murwa mukuru yerekejwe n'izindi modoka ebyiri zisanzwe z'amavatire. Perezida yari ari muri iyo modoka yambaye imyenda itamugaragaza uwo ari we. Bari bitwaje utwuma duto dufata amashusho ku buryo umuntu atari kumenya ibyo barimo. Ku modoka naho bari bashyizeho udukamera duto cyane nabo batwambaye ku myenda yabo. Bageze abaturage bari mu mirimo yabo ya buri munsi nk'ibisanzwe, abana bamwe bagiye kuvoma, abandi bagiye ku ishuri, hari n'abari mu ngo. Perezida yavuye mu modoka atangira kugenda n'amaguru, ariko uko yari yambaye nta muntu uri kumenya ko ari we. Yari yambaye amadarubindi, yambaye umupira w'ingofero n'agapfukamunwa, yambaye ipantaro nini nk'iy'abasore b'ibyamamare n'inkweto za supuresi. Muri ako gace ko kwa Marive nawe ubwo yabonye ibintu atari yarigeze abona mu buryo nk'ubwo. Yabonye abana bambaye imyenda ishaje, bamwe bambaye ibirenge. Yabonye abagore batwaye amajerekani y'amazi bavuye kure, barimo n'abatwite. Yegera ishuri rya Marive ku kigo yigagaho, anyura ku marembo, uwari uharinze amubaza waje gushaka. Perezida akuramo ingofero aramwiyereka, aramubwira ati ceceka, nuvuga ibyo wabonye urabizira. Yinjiye mu ishuri ritarimo umwarimu, abana bamubonye baraceceka, bagira ngo n'undi mwarimu babazaniye. Yabonye abana bicaye hasi, abandi babyigana ku ntebe, maze ahagarara inyuma ku kibaho. Yarabapepeye asubira mu muhanda acecetse. Nta muntu wamumenya ako kanya. Noneho akomereje mu gace bavomagamo amazi. Hari umurongo muremure w'abantu bari bategereje kuvoma. Umwe mu basore bari kumwe nawe yabajije umwe muri bati muvoma amazi hano buri munsi? Uwo mugabo aseka ati yego, none se handi twavoma ni he?
kandi buri utabireba gutya hari abantu baba bageze hano bakoresheje isaha irenga ku maguru bakaza bihuta. Nawe ati nta yandi mazi mufite hafi aha se? Uwo mugabo yabanje kumuseka cyane ati birasa nkaho uturutse mu mujyi rwose, mu mujyi ho mwifitiye amazi ntabwo wabyumva, aya mazi niyo mahirwe dufite yonyine, aramutse akamye ahubwo abantu twapfa tugashira. Ubwo baganiraga undi ari kure yambaye agakamera ku myenda y'imbere ku buryo ibyo bavugaga byose yari ari kubifata amashusho, na perezida yari yambaye ako kantu ari gufata amashusho n'ubundi, n'amajwi bayafatiraga icyarimwe. Perezida akomeje kugenda umutima we ukomeza kuremererwa. Yabonaga neza ko ibyo Marive yavuze bitari ikibazo cyo gusubiza mu magambo gusa, yaramaze kwibonera ukuri kose. Hashize igihe gito yagiye ku murenge ahageze akuramo ingofero n'agapfukamunwa. Umuyobozi yaramubonye aratungurwa cyane adedemaga ati nyakubahwa mwaje mutabitumenyesheje? Perezida ati ndashaka kureba uko abantu babayeho aho kureba ibyo mwebwe muba mwateguye iyo ndi buze. Uwo muyobozi yahise aceceka. Perezida aramubwira ati uriya mwana ntazagire ikibazo na kimwe. Yahise ahamagara abashoferi bari bari aho imodoka zari ziri, baza aho ku murenge binjiramo basubira mu murwa mukuru, nta muntu n'umwe umenye ko bahageze uretse wa murinzi hamwe n'umuyobozi w'umurenge. Umuyobozi w'umurenge yahise yihutira kureba Marive, yamugezeho asanga kuko baba bakennye, ahamagara na Meya amubwira ibyabaye. Bamaze kuvugana, Meya ati imigambi yose twapangaga ndumva iburijwemo. Uw'umurenge ati rero kuko yavuze ngo umwana ntagire ikibazo na kimwe, nta minota 10 irashira tutamwitayeho, iwabo tugomba kuhavugurura nonaha. Umuyobozi w'umurenge yahise ahamagaza amatafari ahiye, atumizaho imicanga, amabati n'ibindi bikoresho. Mu kanya gato iwabo wa Marive babazaniye ibyo kurya mu dufuka twuzuye turimo umuceri, kawunga, ibishyimbo, amavuta n'ibindi. Ibyo byose yabihamagazaga atabavugisha, atabaganiriza, ahagaze hamwe. Mama wa Marive afite ubwoba atari kumva neza ibijya mbere. Ibyo yahamagaje byose byarahageze, ibindi bakomeza kubizana mu nzira. Asigaye ababwira ati uwo mwana mumwiteho. Yabasigiye n'amafaranga arababwira ati mumugurire impuzankano nziza. Nyuma y'uruzinduko rwe rw'ibanga ibintu byahise bihinduka mu buryo bwihuse kandi bukomeye. Perezida yasanze amafaranga leta yoherezaga mu bice by'icyaro yarageraga ku buyobozi bo hasi ariko ntakoreshwe icyo yagenewe, amwe agakoreshwa nabi andi akanyirizwa burundu. Amafaranga yaragenewe amazi meza, amashuri n'amavuriro yari yarahindutse inyungu z'abantu bake, mu gihe abaturage bari bakomeje kubaho nabi muri ako gace ndetse no mu tundi duke duke. Byarakaje perezida cyane, ategeka iperereza ryimbitse, bamwe mu bayobozi bakuru barafungwa, abandi barirukanwa, n'abakoze amakosa menshi babiryoherezwa imbere y'amategeko. Hatangiye gushyirwa mu bikorwa ibyo abaturage bari bakeneye, hacukurwa imiyoboro y'amazi, imigezi ishyirwa hafi y'ingo, hubakwa ibyumba by'amashuri bishya bifite intebe zihagije, hatangira gahunda yo gufasha imiryango ikennye kubona ibiribwa, kububakira no kubona ubuvuzi mu buryo bworoshye. Muri ako gace ko kwa Marive ibikorwa remezo byarahageze, yewe n'imihanda irakorwa igirwa neza. Nyuma y'ibyo byose perezida yagiye kuri televiziyo y'igihugu maze atangaza ijambo rikomeye ryari ritandukanye nayo yarasanzwe avuga. Yagarutse ku kibazo yabajijwe n'umwana muto, avuga ko cyamunaniye ariko uko bitari ukumunanira byo kugisubiza, ko ahubwo yumvaga atari cyo gusubiza mu magambo. Yatangaje ko yagiye mu gace ko kwa Marive mu ibanga, anerekana amashusho yafatiye agaragaza ubuzima nyabwo bw'abaturage nk'uko Marive yari yarabivuze. Gusa mbere yo kuyerekana babanje gushyiramo Marive abaza ikibazo, hanyuma akomereza agaragaza uko yagiyeyo, akareba uko amazi bayavomaga kure, akegerera amashuri, akibonera abana babyigana ku ntebe abandi bicaye hasi, kandi akibonera ubukene bukabije muri ako gace. Yavuze ko yemera ko hari amakosa yakozwe mu buyobozi bwe, ariko nanone atangaza ko abayobozi batumaga iterambere ritagera mu gace bafunzwe bazira kurya ibigenewe rubanda. Yavuze ko ikibazo cy'umwana muto cyamukanguye, kikamwereka ukuri atari yarigeze abona uko kuri, kuko akenshi yahabwaga amaraporo agaragaza ibyiza gusa, kandi yatembera akajya mu mijyi naho yabaga yiteguye gusa bafite ibyo bari buze kumwereka. Hanyuma yerekanye ko ibintu byatangiye guhinduka, bacishamo amashusho agaragaza ibikorwa bishya byari biri gukorwa. Mu gusoza yavugiye kuri televiziyo avuga izina rya Marive imbere y'igihugu cyose ati namushinze umuyobozi w'umurenge atuyemo ngo abamwitaho. Nyuma y'igihe gito nzagaruka kuri televiziyo ndi kumwe nawe. Nubwo byacaga kuri televiziyo y'igihugu, inkuru yarongeye iba inkuru, noneho abantu batangira kuvuga bati burya perezida wacu ni umunyabwenge kurusha uko tubitekereza. Ikibazo yanze kugisubiza mu magambo, bamwe dutekereza ko yabuze uko agisubiza. Burya yateguraga kuzagisubiza mu bikorwa. Nyuma y'ukwezi iyo nkuru ari igezweho mu gihugu, iwabo wa Marive haramaze kuvugururwa kandi ubuzima bwarahindutse, yaranabaye icyamamare mu gace. Iwabo bamusingiza kuko yari yarabahinduriye ubuzima, abaturage bamushimagiza kuko babonaga ibikorwa byakorwaga mu gace kabo, n'abana bamutinyira ko yarabarenzeho. Umuyobozi w'umurenge yasubiye iwabo, noneho yari ajyanye ubutumwa bwa perezida. Yababwiye ko bagomba kwitegura bakajya kumureba. Bagize ubwoba ariko ntibwari ubwo gutinya, kuko bari bazi neza ko hari amahoro.
bwari ubwoba bw'uko batari babyiteze ko bahura na perezida. Bakigerayo, perezida ubwo yasubiye kuri televiziyo y'igihugu yashyikirije Mariva igihembo cy'ishimwe yari yamuteguriye, anamusezeranya ko azafashwa mu masomo ye kugeza arangije na kaminuza. Abantu benshi barebye iyo gahunda kuri televiziyo barumirwa, birabarenga, bamwe bararira, abandi bishimira ko amaherezo ukuri kwavuzwe n'umwana muto kwagize icyo kugeraho. Inkuru ya Mariva yahindutse inkuru ikomeye mu gihugu no hanze yacyo, bituma perezida arushaho gukundwa kuko ikibazo yabajijwe yananiwe kugisubiza mu magambo akagisubiza mu bikorwa. Dusoreje inkuru yacu. Njye tubana umunsi ku wundi nitwa Murukare. Ninjye tubana no kuri channel ya Musekura Jean mu nkuru z'urukundo. Niba tugeranye ku musozo, ubitekerezo ude subscribe kuri iyi channel yacu Murukare. Uduhe n'igitekerezo kuri iyi nkuru. Naho muzinde.